kanya. Iyi ni vlog nabakoreye, twari tugiye mu isoko, hari utugift twari tugiye kugurira umuntu dufite kuzajya mu bukwe bwe. Nyine twagiye mu isoko kugira ngo tubashe nyine guhaha ibintu twashaka kumugurira. Murabibona nyine hano ni muri quartier. Hano ni isoko ry'iwacu. Iri soko nyine haba harimo ibintu byinshi nyine bitandukanye, gusa aho twaciye ni ahantu bagenda bagurishiriza ibintu by'ibishyimbo n'ibintu nyine bigiye bitandukanye. Ubwo imbere gato twahise tubona abana b'abaturanyi b'abashuti bacu, turabasuhuza. Guys, mwakoze cyane, ntabwo nashyize ibintu byose, gusa nyine murabona hano ni iwacu. Iri soko nyine ni iry'ahantu bita Nganda. Abantu bahazi ndabasuhuje, abaturanyi banjye bankurikirana kose ndabasuhuje. God bless you ko nkurikirana, ndabasuhuje rwose cyane kandi ndabashimiye. Umuntu wifuza kuzahaza nyine azahaza, arebe ni heza, azahishimira. Mwakoze cyane, nawe utaha mu yindi video. Ciao ciao.